urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Umurenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki. Ubugeze turabatuye ibigori biri n'akahaho gusa ubwishizwe haba hazwe. Icyo gihe rero abo bafatanya bikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara. Imyumbati nanga bimeze gute? Soko rije bigashyira ku giciro, hari abashaka igiciro cyabo. Genda ugafata ifumbire bakakubwira ngo ni 21,000 uzishyura ngo n'amagana. Abanyagihugu ba Mukindo amakuru ngo nitwa nde Elias Nsayimana nkuko babibabwiye, ndagira ngo mbashimire mwese muri ahangaha mwitabira iki kiganiro. Ni ikiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi, ni ikiganiro mutegurirwa na Pax Press n'umuryango nyarwanda w'abanyamakuru baharanira amahoro. Uyu murenge rero duhagazemo ufite abaturage 26,892 ukaba ugizwe n'utugari 4, ukaba ari umwe mu mirenge igize akarere ka Gisagara, ukaba uherereye mu ntara y'Amajyepfo. Iki kiganiro mbere yuko tugitangira hari umuntu wabuzi amateka ya hari ahantu mbona antene muze waje nkaguha ijambo ukatubwira amateka ya hari aha musozi Mukindo wa Makwaza bisobanuye iki? Ubundi navutse nanjye menye ubwenge bavuga ko ari Mukindo wa Makwaza hamwe Nyaruzi hoza atuye, niko byavugaga. Haramanga Mukindo wa Makwaza Nyaruzi hari uwitwaga Nyaruzi haramanga Mukindo wa Makwaza. Yego uwo Nyaruzi rero umuntu w'ikigomeke yaje gukurwaho na Ruganzu, hanyuma Ruganzu yagendaga yagura igihugu. N'abandi bari ku ruhande bandi Nyanumva abanyagakecuru abampandahande abo bose yaje kubakuraho, hanyuma yagura u Rwanda akomeza kwitwa umusozi Mukindo wa Makwaza. Nyaruzi aza kwigira karaha kajyahe? Nyaruzi nyine yarapfuye yishwe na Ruganzu n'ingabo ze, hanyuma Ruganzu akomeza kwagura u Rwanda nyine. Yasuzuguraga umwami se uko wabyumvise? Bari ibyigomeke b'icyo gihe bigometse ku mwami, bashaka kugira ngo bihe udusozi baturaho cyangwa akarere bakagira kabo. Ubwo rero kimwe n'abandi banyagakecuru na mpandahande n'abandi mwiza amateka murabazi, n'ubwo buryo yiswe mu Mukindo wa Makwaza mu Nyaruzi hoza atuye. Ngo niko bimezera ndi musaza hariya mwamumpera mikoro nawe nkumva ko munyuranya nguriya hariya. Elias ukira aho ngaho, hano hari undi ufite icyo yagusubiza mu gihe atarabona mikoro. Turi hano ngaho muhe. Murakoze. Uwo mu kigomeke cyitwaga Nyaruzi yaratuye hariya koko nibyo, ariko akaba arahingaga ahantu hariya ku kabande yitwa ku Kanyirabwojo, ahantu naho bamutsinze aje guhinga n'ingabo ze. Ubwo icyo gihe rero amaze gupfa bahise bahagura nyine, nawe yaratuye ruguru yongeye ari kugwe rumva ko yaragiye guhinga, arangije hano hitwa Mukindo wa Makwaza. Natwe dukura twumva ko hano ari mu Mukindo wa Makwaza, ubundi nanjye Nyaruzi simuzi. Ubu mufite imyaka ingahe muze? Yewe mfite imyaka 65. Abasogokuru bawe ubwo nuko bahasanze? Hari abo bagiye bavuga amateka yabo, ariko nanjye niko nahumbi. Ese burahara ruguru tujyayo mujya muzamuka mukajya kurebaho Nyaruzi yaratuye? Hariya tujyayo ku buryo hari n'agashyamba, hari n'umuyobozi mukuru w'uyu murenge wa Mukindo yari komine, yari yarahubatse inzu y'indangakamere yayo ndi ndangamurage. Yego. Iyo nzu rero yavuye ejo bundi niho abantu banataramiraga, hari na hoteli. Hari na hoteli? Ese kubivuga ngo hari ukagira ngo yarasenywe se? Yarahavuye buntige. Iyo hoteli Nyaruzi yasize ayishenye? Oya. Nta mateka intambara yarayishenye ejo bundi muri cyagihe duhunga. Noneho ntimugipfa no kuzamuka ngo mugere? Tugerayo, ariko hari iwacu turarinzwe. Ati tugerayo ariko hari uhita wigarura. Hari iki muze? Hararinzwe, hariyo iyo twihuye n'ikibazo turagenda tukabongorera kaza kuturebera. Bande Gitifu ni hatuye?
None hatuye ko tuye muri twese uko tutari kumwe nawe. Niko. Turi kumwe ntabwo batugira. Ari bandi ariko. Kuri kubatsinda. Ni ingabo zabo. Ni daso. Aya. Gase yaje ubu ni ingabo zikuru z'igihugu. Ni ingabo zanyu. Zimwe zabanze intambara. Ushobora kuba mugiye mwikandagira. Uko urahageze uhita usitara uragaruka. Erega turabubahiriza kuko tuzi icyo bashinzwe. Ntabwo apfa kubavogera. Nuko rero. Murakoze. Agasozi ka magi se ni bari magi ni bari naho ni hariya. Oya. Imagi ni hano turi nubundi. Hano ni muri magi. Ngaya mashuri. Hari inkoko nyinshi. Zarahawaze kera. Tuziroreye tuzi. Ubwo ni nayo nkomoko se? Hano imagi? Nakubwiye ko yacari runyinya. Oya ndavuga inkomoko yo kuhita magi nuko habaye amagi menshi. Bahubatse paruwasi no kuri paruwasi wa mugani. Bahubatse paruwasi kera. Abapadiri bavaga ku Gisagara. Yego. Bakavuga bati tuzajya gucumbika imagi kuko imagi haragendwa kandi iyo tuhasanze n'abaturage baduha amagi. Bahita amagi gutya. Abapadiri bahitaga mi paruwasi. Wumva se? Ntabwo ari paruwasi icyo gihe kari agashuri. Kari agasantarari. Urakoze cyane muze. Reka rero twirukanke tujye no mu zindi ngingo tuganire. Nakomeje kubareba mbona mufite umucyo rwose. Bigaragara ko n'agafaranga gahari. Bongo iki? Yizire hano. Nkunda umuntu wirata ubukire rwose. Akira ngo ijambo. Arahari muze. Igera n'imbere bakurebe. Muraho. Nitwa Haje Roni Felician. Roni se wayibonye ko yaje uyu munsi? Cyangwa se warigizwe uyu munsi? Ampaye Haje Roni. Valente waje tukegera Haje Roni ariko tukaganira. Wanda yabonye Roni. Haje Roni mumpere mikoro ansubize. Ongera usubire amazina. Watubabariye ukatubwira gatoya cyane. Iryo zina ryatukomotse kuki? Yakomotse muri cya citiriro sibyo cy'abazungu. Yego. Noneho rero abazungu bari muri gikoroni. Sibyo? Mbese u Rwanda rwari muri gikoroni. Ubwo icyo gihe noneho abanyarwanda biganzura abazungu. Ubwo data aravuga ati noneho Haje Roni. Nuko rero mumfashe kuri mikoro y'ingi ndumva itavuga neza. Nuko rero data ahita kwitaryo. Hanyuma rero twinjiye uvuga ko hano hari ubukire. Hari ubukire rero dore ubukire nkubwira. Sibyo se? Dore ubukire nkubwira. Twebwe ubwo urabona ko turi abasaza. Sibyo? Abana bacu batwitayeho baratuzamura ngo dusaze neza. Sibyo? Baduha inshingano kandi baduha impamvu baranatukunyira. Kandi natwe ubwacu turiha mu gishanga hariya hepfo imiceri n'imiceri. Ibishyimbo birera, ibirayi birera, ibigori birera, nta kibazo dufite rwose. Amafaranga ujye kuri sako turabitsa buri wese afite agatabo. Haje ufite konti? Rwose jewe kote ndayifite. Niba nanayifite kandi n'ejo nzaba nyifite. Ese ndemera ikira? Oya wemere bagenzi banjye yuko babaye bayifite. Sibyo? Jewe nzayifungura nyifunguye kandi. Uyabika he mu kibuga? Za MT uyabika mu kibuga? Mu kibuga za MTN zaraje, mobile zaraje. Romani. Aiteri ntuze. Niko. Impamvu nabazaga iki kibazo namwe mwumvireho. Nta poto y'amashanyarazi nabonye. Nta tiyo y'amazi nabonye. Ayo mafaranga mufite mutagira amashanyarazi n'amazi muyashyira he? Dutuma mwebwe bahungu bana. Mutugerera i Kigali se. Byagenze bite? Yaheze Kigali amazi? Amazi se? Amazi imiyoborere imiraza rwose ababishinzwe barimo barayata. Nibyo ra? Ndetse n'amatara agiye kugera hafi umuhanda wabonye aho batagiye kugeza bawukora. Uwo musaza mugenzi wawe muhe mikoro ndabona ari kukubwira ko atari byo. Murakoze nitwa Mudarengwa Emmanuel ntuye mu mudugudu wa Nkurubuye akagari ka Nyabisagara umurenge wa Mukindo. Ubwo ndajya kubyerekeye icyo kibazo cy'amafaranga. Yego. Hano ni kuri mu murenge wa Mukindo turimo turatera imbere cyane. Duteza imbere ni igiki? Hambere ahangaha nta gafaranga kari dukunze kubona cyane
ariko ubu duhita amahirwe haje umushinga wa fonerwa ubu turakorera amafaranga turimo turayakirigita turayabona ku bwinshi turahembwa ku buryo bwiza ubu ngubu ndetse n'agasa cyane sinabivuga mu buryo mu minsi mike rwose uzasanga umurenge wa Mukindo usa neza amazu ameze neza asukuye n'ibindi byinshi cyane ariko dufite imbogamizi uti nizihe amafaranga mufite imbogamizi amafaranga turayafite ariko ikibazo ni imbogamizi zaho muyabika no kuba ikibazo oya sakwira hari kandi abanyamuryango bamaze kuba benshi sinkuze imbere ugira ngo ndimo ndira nanjye urabona ko ndi umunyamuryango n'agatabo no gukuramo bibiri mu kanya ndabirye ubwo rero ni ukuvuga ngo amafaranga arahari turanabitsa ahubwo dore ikibazo aho kiri ni ukuvuga ngo turashaka gutera imbere icyo kibazo gishamikiye ku bukungu mufite kimwe mu bukungu dufite ariko tutabusohoza neza ngo tubone aho bugana n'aho bujya sakwira hari turayabitsa ariko twakora yenda tuyateza imishinga imbere dore ikibazo gihari uwaduha amashanyarazi hano mu murenge wa Mukindo nkazamure zikaboneka umuntu imashini zigakora abafite za toriye bagakora abafite imashini bakadoda abafite n'ibindi bintu bikagenda neza nta bundi mu murenge wa Mukindo rwose ibintu birimo mushobora kuba mutazi kwishyira hamwe amashyirahamwe arahari ukurikije amafaranga mufite habuze iki ngo muzana ayo dutegereje wasa kugira ngo ituzanire amatara naho ubundi amashyirahamwe yarahari rwose turi mu bibina cyane ni ukuri ariko Elias igeze kuba ikintu cyitwa fonerwa ni fonerwa ni umushinga baje ukorera mu turere 8 tw'akarere ka Gisagara uhereza amamo kazagirana za Nyanza ruguru iriya haruguru mbese ni imirenge ituye ku mupaka w'Akanyaru turarwanya isuri turaca amaterasi muteraho ibiti ariko mukenya amazi n'amashanyarazi n'amazi cyane nk'uyu murenge wa Mukindo hano kwaza murenge wa umudugudu wa Makwaza umudugudu wa Kabuga bakeneye amazi ubyari byo byose gitifu arabumva na haje Roni ese mwamenye ko pinide yaje twayumvise abashimiye cyane ibyo bintu bibira amatara n'amazi mu bidushakira naho ubundi amafaranga fonerwa yarayazanye tugiye gutera imbere murakoze mudushimire na gitifu arakora cyane cyangwa mwariye ruswa niko gitifu yakoze iki gituma bamushima mwese je banyita Sobomana Jean Paul yego Soboma ariko uwo mutaka mwawuretse kugira ngo amashusho aboneke neza akavura ntacyo gatwaye kujyanye n'amafaranga mwavugaga amafaranga turabo oya je nta kibazo dufite igishiko cyera umuceri yego ngira ngo umuceri hafi mu gihugu amuvana mu murenge wa Mukindo weza yico mwavugaga cy'amatara n'amazi kwaza mubona yego dukenye amazi kandi ntago twe twabyigezaho tutabifashijwemo namwe nk'abayobozi ese muvoma mu rwego rw'igihugu muvoma namwe mutureberere tuvoma hasi hariya mu kabande hasi niho tuzamura amazi reka mbyumve neza amazi yarabuze yigeze kuza arabura cyangwa nta nayo mwigeze urebye Mukindo yego ntabwo higeze rwose hatugeraho amazi ngo azamuke tubone za rubine nta mazi yahigeze urebye n'aho amazi ari ni hasi yari hasi rero ufite imyaka ingahe je mfite imyaka 38 iyo yose uyimaze utazi amazi meza muri za rubine abantu dutiyano kuri no musozi wa Makwaza nta mazi tugira tujya hasi hariya iyo mwakwibariza ingabo ziba hariya muri Makwaza nazo zikakuyavoma hasi reka twumve gitifu cyavuga ijambo gitifu atubwira aho amazi yayishyize abaturage ba Makwaza ababwira amazi ngo giti nushaka unahaguruka kugira ngo bakurebe iyo urebye igice kigaruka hano ahagana hejuru ni ukuvuga mu kagari ka Nyabisagara akagari ka Gitega n'akagari ka Mukiza imidugudu igana hejuru murabona ko umurenge ugizwe n'umusozi umwe ukomeza usanga iyo midugudu yo hejuru nta mazi arimo ubu rero icyo turimo dukora ni ubuvugizi ibyo abaturage bahoze bababwira nibyo bavoma amazi yo mu marobine mu masoko hasi rimwe na rimwe y'imvura iguye aba yanduye ariko tukagerageza gufatanya n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo turebe uburyo twabona amazi meza yo guha ababenegihugu hari ahandi rero ariko dufite umuyoboro
twari twatewemo inkunga n'umushinga wa pepabusi ni mu gice cyegera Akanyaru aho bakoresha uburyo bwitwa garaviteri. Iyo midugudu rero igera ku 8 yo mu kagari ka Nyabisagara, mu kagari ka Gitega ndetse n'iyo mu kagari ka Mukiza, aho ngaho amazi arimo ariko ntago ahagije. Muri bimwe rero abaturage bafitiye inyota bo muri uyu murenge kugira ngo bihute mu iterambere nk'uko babivuze koko ni amazi. Icya kabiri ni amashanyarazi. Amashanyarazi nayo mu karere ka Gisagara mu mirenge 10 amazi yahageze mu mirenge 13 igize akarere ka Gisagara. Umurenge wacu wa Mukindo ni usigaye utaragezwamo umuriro. Ibi rero nabyo suko nta buvugizi bwakozwe, ngira ngo byatewe naho umuriro uturuka. Yego, umuriro waturutse mu gice cy'ihuye ugomba no kugira aho ugarukira. Nitwe turi ku mpera, iyo uza kuturuka nk'i Burundi nitwe wari buhereho. Rero natwe dushonje duhishiwe, ariko turi muri Afurika y'Uburasirazuba da, naho harimo no gusangira. Naho wahaturuka. Amapoto rero ageze imugombwa hano ni ku birometero 7. Gahunda ihari nuko mu muhigo w'umwaka utaha utangirana n'ukwezi kwa 7 umurenge wa Mukindo nawo amashanyarazi aba yagezemo. Kandi n'abaturage ntimwatanga inkunga akabageraho vuba. Abaturage nabo nk'uko bahanze mwarayatanze ngo mwarayatanze umva rwose batwatse inkunga niyo batwaka 1000 buri muturage, ariko ubu amazi atugereho, amashanyarazi atugereho, umuhanda utugereho mwiza, ibyo twabikora twayatanga ariko bikatugeraho. Mudutumire kuri perezida wa repubulika twubaha. Umurenge wa Mukindo rwose turi inyuma, tuyatwumva amakuru y'ahandi, mutubarize rwose ko natwe azadusura rebe aho duhagaze, baduha amajyambere. Bayabahaye rwose bayabahaye. Ariko hano hari intumwa ye kandi babwiye ko ari mu birometero 7 arimo araza. Ngira ngo bigeze kwa muva mutise amafaranga mwarayegeranije. Ngira ngo byaba ari nko kuzimya buji igihe cyose twabona ko amapoto yaje, kuko bakubwiye amashyirahamwe barayafite. Ingo nyinshi 90% y'ingo zituye hano zihinga umuceri kandi bose bari muri koperative yitwa Koporori Kabogobogo. Abandi aba bari gukora muri uyu mushinga wa Fonerwa nabo turi kubashyira muri koperative. Urumva ko kwegeranya rero inkunga yagura y'amashanyarazi biroroshye cyane. Igihe umuriro wagera hano iyo urebye n'imirimo y'ubucuruzi bakora, amafaranga yaboneka yo kwishyura amashanyarazi. Ariko giti Fonerwa, umuturage ugira ngo abone akazi muri Fonerwa, abaturage bose bakora muri Fonerwa, kugira ngo umuntu abone akazi muri Fonerwa bisaba iki? Mwigeze no kubabaza ngo ese ubundi Fonerwa ni iki? Fonerwa ni umushinga ugamije kubungabunga inkengero z'uruzi rw'Akanyaru. Kugira ngo rero umuturage abonemo akazi, twatanze itangazo. Ufite imyaka wese 18 wifuza gukora yaraje, barabandika kuri buri kagari. Ubu dufite abagera ku 2000 bakora muri ya materasi, bakora no mu mirwanyasuri, bakorera amafaranga 1000 ku munsi. Yego, giti waba wicaye urakoze. Nashaka yagararire. Ubundi se ko imvura uretse ko twe tutayadutinya imvura, reka tuyagarare tugandire. Okay. Nuko rero reka twigire mu bindi. Ubuse mu budehe ndirirwa mbabazamo iki ko mwavuze ko mufite amafaranga muri mu cyiciro cya 3 ibyo byose? Mu budehe mfite imyaka 25 y'amavuko. Noneho gahunda y'ubudehe hari mutubajije. Yego, nyakwa perezida rwose uteye nkunga ngo ngahari twese tube twabasa kujya hamwe ubudehe bwa guteje imbere. Ariko naho hari gahunda twakoze ubudehe bwacu bw'umudugudu wa Rususa, harimo akantu k'inenge abaturage bamwe tutari kubona neza. Ati nakahe rero hari ukuntu abantu nk'urugero inka ntabwo rwose turi kuzibona neza. Nk'urugero ugasanga nimba inka ari baraguze nimba ari inka 3 nimba ari 4, inka y'ibyaye bayikwaka bakagusigira ngo ikibyaye. Aho ni muri gahunda ya Girinka? Ni gahunda y'ubudehe. Ubudehe gahunda ya Girinka nayo
bagenda baha abantu batishoboye nk'urugero hari umuntu utaba ufite hari nko mu cyumweru atabasha kubona amafaranga yego ariko bagutwikiriye hari ko akavura ariko katumye utabisobanura neza niko nibagutwikira ubisobanure neza noneho ikiri cyiza iyo gahunda yagira inka yego abaturage bayiha kuko nanjye mbona ari bwiza cyane ariko se ko wageze muri gira inka twari mu byiciro by'ubudehe gira inka yaje gira inka se gira inka yaje muri gahunda ngo ntabyo uramenya reka tubanze duhe mikoro ariko mwebwe mwihariye ijambo ariko abadamu baha ntabwo bavuga niko rwose ubudehe buragenda neza mwatubagije icyiciro umuntu abarizwamo ariko mwibuke ko fonerwa yatangiye ku itariki 20 z'ukwa mbere ibyiciro by'ubudehe byari byaragiye ubwo rero hari gahunda twasabwaga gushyira umuntu mu cyiciro cy'ubudehe kuba afite inzu afite n'ibikoresho by'ibanze ubu akaba yabona priorite yo kujya mu cyiciro cya kabiri ubwo rero kuvuga ngo kubafonerwa yaraje ngo twabarizwa mu cyiciro cya gatatu ibyo wenda ntabwo ariko ni mwebwe mwabyivugiye ko mufite amafaranga aje vuba ariko ntabwo yabashije kugera kuri buri wese burya no gupfa kwemera ko umuntu yafite ugira ngo urugero nkanjye narangije 2010 yego ngo umushomeri w'imyaka 5 ubwo rero nahise shinga urugo ndushinga nta kapitali ifite yo kuba nahanga umushinga yize ngo ndahanga umushinga hazaho ibintu by'imisoro ushinga urugo se ugira ngo si umushinga mwiza nawe ni umushinga ariko hariho yego kubona ibikoresho by'ibanze n'imyambarire nuko rero noneho nza guhura n'ikibazo cy'ubukene n'ubwo bushomeri mu myaka 5 nari maze nararangije nta kazi mfite mu budehe ejo bundi byagenze bite mu budehe nyine ejo bundi rasa ku ntego ariko ntubona ko akavura kameze nabi twashyize abantu mu byiciro dukurikije ibyo dusaba uri mu babashyiragamo uri kuvuga ngo twa nanjye mu babashyizeho uko ndi perezida w'ubudehe twakurikije ibyo twasabwaga nimba umuntu afite inzu akaba afite ibikoresho by'ibanze yagomba kujya mu cyiciro cya kabiri noneho hari umuntu wabaga udafite inzu ariko nta n'ibikoresho by'ibanze wagombaga kujya mu cyiciro cya mbere ubwo rero ku byerekeranye no kuvuga ko fonerwa yaje irimo iragenda ihindura ariko rero hari aruguru hano hari uko bari kuvuga umvise ko bagendaga bashyiramo ariko ari aho bamushyize ngo atishimiye byagenze gute ariko guma hafi ukomeze udufashe Valente ujye ubegereza imbere turebe ntabwo tuba oya no mudamu usobanutse utagira ngo ni igira imbere umudamu usobanutse ubundi basanaga impapuro bakatubwira umuntu ufite ntabwo akwiye kujya mu cyiciro cya kabiri ufite inzu ngo ni ukujya mu cyiciro cya kabiri iyo nzu nimba ibyo wari ufite byose warabitanze ukayubaka icyo cyiciro bagushyizemo amafaranga urumva uzayakura he wese bagushyize mu cya kangahe mu cya kabiri ariko kereni Valente ariko kereni ubundi ko mura nta courage afite ababajwe n'icyiciro kereni ariko wakwegeye imbere ubundi tukanahantu imbere niko gufashe rwose wigira imbere muragenda ukigiraho hato batazagira ngo ni inkangu yawe ngwino duhuriremo hagati rwose kereni nuko uti ba ni bande shyira ku munwa icyo kintu gutya umbwira uretse ko bazanaga impapuro bande se nari ko ari mwe mwabikoze umukuru ariko mikoro yimushyirire ku munwa neza umukuru w'umudugudu niwe washyize mu cyiciro se ubundi wavugaga ngo ibyo utunze ubibazwa nande n'umukuru w'umudugudu yandika yaje mu rugo iwawe oya mu gasatere umudugudu dutuye inteko y'abaturage yabaga yateranye ukavuga ukarondora ibintu utunze yego ubwo rero ngo udafite inzu ngo niwe ujya mu cyiciro cya mbere ucumbitse mbese none waba warubatse inzu nta kindi kintu usigaranye iyo mituweli uzayigura wowe wasanze baragushyize mu cya kangahe ni icya kabiri kuko kubera ko ufite inzu kubera afite kandi nta kindi kintu nireba ariko urayifite si yawe inzu yonyine se wayiguramo iki wowe abanza unyemerere ko ufite inzu irahari yawe yanjye ukaba unafite aho uhinga aho mpinga ndahafite ariko ubutaka burahari baciyemo amaterasi ariko hari undi muturanye udafite namba baba barashyize mu cya kabiri
ku cya kabiri udafite iki udafite namba nk'ibyo ufite waba washyizwe mu cya kabiri ku buryo wenda uvuga ko wowe bakurenganyije ati karabaye reka twumve undi Elias hano ufite icyo atandukaniyeho muhe mikoro nimutinye imvura rega iyi ni imigisha Iradukunda Emile Emile Iradukuka kangurane mikoro cyane nimugire vuba ariko tujye no kugama di ngira ngo uriya yararimo hari aho yararimo abiganishaho yego nta muntu bigeze bashyira mu cyiciro umuntu yagishyirwagamo n'amakuru yatanze we baramubazaga amakuru yatanze niyo ajya mu Iraduku hari ibintu hano bari kuvuga ngo bya koperative duhishirane ngo duhishirane mu byiciro ngo mwese ngo mwishyiraga mu cyambere bose bashaka kwishyira mu cyambere okay ngira ngo abantu babaza amakuru yabazwaga mu nteko rusange y'abaturage iyo umuntu yabeshyaga baramunyomozaga ni ukuvuga ngo abo bagiye bashyirwa mu byiciro bya kabiri bari mu bya mbere abashyizwe icyiciro umuntu yagishyirwagamo n'amakuru yamaze gutanga we ku giti cyiwe urubuga rw'abaturage n'abayobozi umurenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki ubugeze turabatuye ibigori biri n'akahako gusa ubwishyizwe haba hazwe icyo gihe rero abo bafatanyabikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara imyumbati ntabwo imeze gutya isoko rije rigashyira ku giciro hari abashaka igiciro mbere y'uko imvura turogoye rero twaganiraga ku byiciro by'ubudehe tuganiraho gakeya Tasiya nasinze aho ari haje Roni haje Roni nawe yagiye namubuze cyangwa arahari nuko kabeho kamwishe ibyiciro by'ubudehe bwana we nitwa niyo nagira Jean Paul yego Jean Paul icyiciro cy'ubudehe ngiye mbona kirimo bamwe babakene hari igihe usanga nk'umukene atanga amafaranga ariko atagakwiye kuyatanga ariko nanone ukabona hari abantu abafite nk'ubushobozi wenda bwo kwitangira mituweli ugasanga niwe uri mu cyiciro ariko Jean Paul tubwire hari abantu uzi byabayeho kanaka yagiye mu cyiciro bimeze gutya jewe nihereyeho jewe nkanjye ndi mu cyiciro cya gatatu ariko nanone wenda nkakurikiza nuko mpagaze nuko mbayeho n'uburwayi wenda ngenda mpura nabwo gatatu ubundi icyiciro cya gatatu kijyamo abantu bakora umushahara jewe rero ntabwo ubundi tubwira dukora iki ubeshejweho ni jewe mbeshejweho no guhinga mu rugo uri umuhinzi no gushishuro nyine uri umuhinzi ukaba warashyizwe mu cyiciro cya gatatu cy'abantu bakorera umushahara nanone rero abahinzi baratandukanye hari umuhinzi bariya abantu wenda nk'umuntu uhingisha nk'umuntu ukajya kumuhingira akaguha 600 niwe muntu bita nk'umuhinzi ariko Jean Paul ibyo byiciro uvuga ni bya bindi byashize cyangwa ni ibingibi bishyashya ni ibingibi turimo bishyashya jewe ndi mu cyiciro cya gatatu ninde wakigushyizemo mbese ninde wakigushyizemo jewe ubwa mbere nari ndi mu cyiciro cya mbere noneho ubwo ngubwo numva barampamagaye ngiye kwa muganga ngo ni mu cyiciro cya gatatu ubwo bitewe rero n'uburwayi wenda ngenda mpura nabwo wenda kenshi na kenshi hari igihe mituweli ntayibona nkaguma aho ngaho kereka nk'uyu mwaka nabwo n'ubu ngubu ntabwo ndayuzuza haracyaburaho 800 ariko hari ibintu bitumvikana neza menya mutari kutu amakuru uko bikwiye ariko hari umuntu usobanukiwe ko ibyiciro bigiye bikurikiranye nta muntu bisobanukiwe ariko Jean Paul ashobora kuvuga ibyiciro by'ubudehe na mituweli nturimo kubyitiranya uravuze ngo wagiye kwa muganga baraguhamagara bakubwira ko uri mu cyiciro cya gatatu none se hari icyiciro cya mbere kiba kirimo ubundi ibyiciro bingahe ibyiciro ni bingahe bitatu ibyiciro ni bitatu ni bine none mu cyiciro cya gatatu ni bande baguye kuri mu cya gatatu se Valente ni bande baguye kuri mu cya gatatu ubu bibona ku rupapuro Jean Paul kuri lisite Jean Paul iyi mikoro yizana uyihe uyu mugabo ndumva ngo ashaka gusobanura ibyiciro by'ubudehe uko bibasobanurire banze murakoze uhereye ku cya kane umanuka nitwa Iradukunda Emile twigeze no kuganira kare nsobanuye iby'igiciro icyiciro cya mbere
ni umuntu udafite inzu, urya bimugoye, ndetse mu rugo iwiwe akaba nta muntu ushobora kuba afite imbaraga zakora imirimo y'amaboko. Icyo ni icyiciro cya mbere. Ikindi cyiciro cya kabiri ni umuntu ufite inzu, ushobora kurya rimwe ku munsi cyangwa akarya na kabiri, ndetse muri urwo rugo akaba harimo abantu bashobora kuba bafite imbaraga zakora imirimo y'amaboko. Icyiciro cya gatatu ni umuntu ufite inzu, urya rimwe ku munsi cyangwa kabiri, muri urwo rugo hakaba harimo n'umuntu nibura ufite umushahara akora ahembwa ku kwezi. Noneho icyiciro cya kane ni umuntu ufite inzu, ufite imodoka, afite inganda cyangwa amasitasiyo ya esanse. Ndumva ari uko nabasha gusobanura ibyiciro. Noneho rero abanyagihugu bari hano bari kwitiranya ibyiciro bya mbere, ibyo twari dusanzwemo n'ibyiciro bishyashya byavuguruwe. Bari kubyitiranya, ntago bari kubivuga, bari kubyumva neza uko bisobanutse. Niko Iraduko, mwebwe ngira ngo wagize uruhare mu gushyira abaturage mu byiciro. Nawe ubwawe uko bimbwira ndumva byumva, ariko wajya kumva ibyo nka Jean Paul avuga ukumva ibyo ari byose amakuru yatangwaga n'abahari. Namwe ubwanyu mwarabyumvaga se? Ngira ngo amakuru ukuntu yatangwaga, buri muntu yabazwaga. Uriya Jean Paul uramuzi? Ndamuzi, n'uwaha Igitega. Akaba ari mu cyiciro cya gatatu. Niko abyivugiye. Ntago ari mu cyiciro cya gatatu, arabyitiranya n'icyiciro giheruka. Ibyiciro arimo avuga ntago ari ibyiciro ibyavuguruwe ibi ngibi. Ibi bishyashya se Jean Paul? Bishyashya ntago ari ibyo ari kuvuga. Jean Paul egera hano ari kungwina. Ariko Jean Paul wishyura ngahe muri mituweli? Wishyura ngahe muri mituweli? 15. Ariko Jean Paul urumwe igihugu winaha nawe. Reka buriya abantu rero buriya bagenda batandukanye. Buriya nifitiye n'ikibazo, ubundi njya nanga buriya n'umuntu. Ariko ucururuke tuganire duseka. Oya ntagira umuntu kuvugisha amagambo menshi. Ariko nujyo namwenyuramo gake bivuze. Reka nabyo biba bikenewe Jean Paul. Reka nanjye mbabaye. Niko yuko bitama gatwenge rimwe na rimwe. Risi niko iteye nyine, ugira ngo se bizagera niko bimeze. Valente. Nge rero nkurikije ibyo Jean Paul avuga, nibyo uriya munyagihugu atubwiye, ndumva nta ijambo gitifu. Hari ibintu barimo kuvuga bijyanye n'uburyo abantu bashyizwe mu byiciro ziriya critère. Nagize ikibazo, nari ngiye gutekereza mu cyiciro cya gatatu nkuko Jean Paul yavugaga arimo. Ngira ngo ushatse waba wisubire mu cyiciro cyawe. Baravuga ko ari umuntu ufite inzu, ufite umushahara. Hari ibibazo bibiri nagize, ubwo niho nagira ngo wenda nk'ubuyobozi budusobanurire. Ese ko nta nzu ngira, ndakodesha. Mutagira ngo rwose mumubona nambaye amakote mugire ngo n'undi wundi, nta nzu ngira. Ariko mfite umushahara wenda w'ibihumbi 500. N'umuntu ukora muri VIP, sinzi niba tutubwita umushahara, cyangwa se ufite umupranto, kadufata umupranto, cyangwa se undi muntu wese ukora 40. Ko nawe afite umushahara, nanjye nkafite umushahara, niko bigenda. Ibyo byiciro cyangwa se izo critère mwashingiyeho mwigeze muziganira cyangwa basobanuriye abaturage? Ndagira ngo mbanze shimira umwene gihugu Emile ko numvishije biriya byasabwaga mu byiciro, arabizi cyane. Ariko ndagira ngo tunatandukanye ibyiciro tuvuga muri iki kiganiro, nibyo byose turi bubikomozeho. Kuko iyo urebye ibyiciro bya mbere bigira ingaruka ku mikorerwe y'ibyiciro ibi bishyashya tutaratangira no kugenderako. Ngarutse rero ku byiciro bya mbere byari 7 biri mu mazina yabyo mwese muzi, abahanya ibiki n'ibiki. Niyo nyito abantu barebye bakaba bati inyito si nziza, umukene, umutindi. Ibyo nibyo byiciro uyu munsi wa none tukigenderaho, kuko ibyiciro bishyashya ntabwo biratangira gukoreshwa mu gihugu.
icyo kibanza cyumvikane neza ari naho nkeka uriya mwene gihugu warimo avuga ni ari Jean Paul yari ari mu cyiciro cya gatatu kuko aricyo cyishyuraga amafaranga 3,000 noneho yaba afite abantu 5 akishyura amafaranga 15,000 nkeka aricyo cyiciro yari arimo. Icyo rero tugishyire ku ruhande noneho tujye mu byiciro bishyashya bitaraza. Ibi byiciro ni 4. Icyiciro cya mbere simbisubiramo, Emile yabivuze yabisobanuye neza, kuba udafite inzu, kuba utabona ibyo urya, icya kabiri kuba ubibona bigoye, iyo nzu kuba wenda uyikodesha, icya gatatu ni abakorera umushahara ku kwezi w'ukwezi, abakozi ba leta biranditse. Jean Paul rero ntabwo turi bumugarure ngo tumushyire mu cyiciro noneho cy'abakozi ba leta, ngo turamuzi nk'umwene gihugu w'Igitega udahembwa. Ubwo icyiciro yashyizwemo iwabo arakiza. Ese ntanze afite ngo ni icya gatatu. Ya ntabwo bishoboka muri Mukindo abantu bari mu cyiciro cya gatatu ni abakozi, nanjye ndimo. Niba hari umwene gihugu udahembwa umushahara bashize mu cyiciro cya gatatu atere heza. Hano barahari ngo uyu mwene gihugu uri mu cyiciro aravuze ngo yewe momo witwa nitwa Nyaminani Vedaste. Yego Vedaste, nkaba ntuye mu mudugudu wa Rususa hepfanga. Jewe kuvana bagashyiraho ibintu by'ubudehe ngo bakadushyira mu byiciro by'abantu. Iyo wabaguragiye inka y'umuturage ushaka yenda gafumbire, baravugaga ngo ni ukugushyira mu cyiciro cya 3. Nk'ubu jewe mfite umuryango w'abantu 5, ndiha 15,000, nkatanga n'ayambirasi 500, kandi nyabona nahangayitse. No gushakisha nk'agakoko nyine nakabona nkagashora, ejo nahingira umuntu yampa 600 nkayabika, ejo nkavuga ati bo nimba mbonye 7,500. Ariko reka twumvikane. Twari tugeze ahantu Gitifu uretse kugenda, twari tugeze ahantu Gitifu yasobanuraga niba hari abantu bari mu cyiciro cya gatatu kandi atari abakozi batagira umushahara. None rero urimo uratugarura muri bya byiciro byashize. Tubwire, hari abantu mwaba muzi muri Mukindo batagira umushahara bari mu cyiciro cya gatatu? Icyo kibazo dufite twese rwose. Bunu muntu atubwiye ngo dushyire hejuru, wasanga ari munsi. Bari hese amikoro umubyeyi mwe kutujijisha kandi mwumve neza ibintu. Wowe reka nguhere, uri mu cyakangana? Je ndi mu cya gatatu. Ndi mu cya gatatu. Mu byiciro bishyashya uri mu cya gatatu. Iwacu ntibirigira bigira aho ngaho, turakivuriza kuri bya bindi 3. Ibyo rero byararangiye, twabirangije. Nicyo ngicyo niwumva n'umwene gihugu wundi twumve nabo, muhe nawe twumve. Abantu batekereze mu byiciro bishya. Ejo bundi ntabwo mwari gushyira mu byiciro, niho tugeze. Mukecuru ejo bundi byagenze bite? Yewe guhera ku bwa mbere nari ndi mu cyiciro cya 2. Yego, baza kumpa n'ikarita ikibirizi bayishyira muri mituweli kubera ubumuga nari ifite. Bakimara kumbaga kugeza ubwo bankuye muri iyo mituweli bashyira mu cya 3, no kugeza kuri ubu ngubu uri mu cya 3, no kugeza kuri uyu munsi nta mituweli ngiranye. Oya reka tubanze umva. Ejo bundi bakora gahunda y'ibyiciro by'ubudehe. Turi mu cya 3. Elias, ndi mu cya 3. Elias, ariko iki kintu Valante, ikintu bitumye numva Gitifu, subiza Gitifu mikoro. Ubundi gushyira abantu mu byiciro by'ubudehe byakozwe bite? Kuko biragaragara ko abaturage bafite amakuru ya kera, wagira ngo byakorewe ahandi hantu bitari muri bo. Hari umwene gihugu wigeze kubikomozaho, aravuga ngo baguhaga ifishi iriho ibibazo ukagenda usubiza. Ubwo rero uriya mwene gihugu nkeka nawe ifishi yarayibonye. Ndagira ngo tuze kubwizanya ukuri, nari nanabikomojeho. Ibyiciro bya mbere bifite ingaruka ku byiciro bishyashya bitaranakora.
umwenegihugu wese azi ko icyiciro yari arimo mbere n'ubu ngubu aricyo agomba kujyamo, cyangwa se ibyiciro uko yari ari mu cya gatatu mbere uyu munsi nanone ari buze ajye mu cyiciro cya gatatu. Icyiciro cya gatatu cy'ibyiciro bishyashya ni abakozi ba leta bakorera umushahara. Bivuze ko bitaragerwaho. Bivuze yuko bitaragerwaho. Noneho rero ayo makuru baragendaga bakajya mu mudugudu iwabo nyuma yo kubaha ya mafishi, bakicara iwabo mu mudugudu bagasoma bakavuga bati umwenegihugu runaka akwiye kujya muri, ndabona hano wari ushaka kubisobanura, akwiye kujya mu kihe cyiciro. Noneho bakavuga bati twebwe turabona yajya muri iki. Ahubwo iyo mu mbaza ibibazo twagizemo barabene igihugu bari bahagurutse nibongera bahaguruke nkawe ngwino. Ariko hano hari umwenegihugu urimo kuvuga ngo ababene igihugu bashobora kuba barimo kwitiranya ibintu. Reka muye mikoro mudama dusobanurire. Nagira ngo nanjye mbabaze bikorwa bari hehe ubu byakozwe nabandi, tubwire di. Yewe uko mbibona aba bantu nubwo bari kubaza bino bibazo birumvikana kubera yuko turacyakoresha ibya mbere, ibya kabiri ntago turabisobanurirwa ngo tumenye ngo umuntu ari mu kihe. None ari umuntu uri kuvuga ngo mwarabisobanurire hano, ntago turabisobanurirwa kubera ko urabona ko abaturage ntago birabinjiramo. Reka Hakizimana kubwire nawe n'umwene igihugu wanyu. Bayita Hakizimana Jean Marie Vianney, none umudugudu wa Kamasiga. Ibyo bintu by'ibyiciro twabiciciro cya gatatu ko kuko babivuga, ariko ibyo bintu bya gukorwa umuyobozi w'umudugudu yazaga mu rugo hari ifishi akagenda kuzurizaho, noneho nyuma yaho hakaba inama noneho y'umudugudu wanyu hakaza umuntu akavuga ati Hakizimana Jean Marie Vianney akwiye kujya mu cyiciro cya kangahe. Babanzi ahubwo bushoza akavuga ati ni icya mbere ni icya kabiri, nta muntu washyize mu cyiciro cya gatatu. Muri ubu ngubu ibikizo bari kuvuga y'ibyo ngibyo. Mbonye nitwa Somana Jabos. Ye rero icyo mbivugaho ntago ndi umuntu uri gusobanura uko byagenze, ahubwo ndashaka gusobanura nkurikije aba bantu uko babisobanura siko biri. Ni ukuvuga ngo aba bantu nk'uko turi aha hari abataje aha bazumva iyo twavugiye aha bakajya babyumva ukundi. Ni ukuvuga ngo bararika inama baze aho bategurira bya bintu bashyirira abantu mu budehe. Ntago abo bantu baba baje noneho nibwo babashyira mu budehe bagenekereje bavuga uyu muntu uko tumugeza adahari, ese mu bushobozi bwe mubona akwiye mu kihe cyiciro. N'abaturage bari aho bakaba bati uyu muntu akwiriye kujya aha bitewe n'uko twumvise n'uko tumuzi. Nibo rero bari aha batumva uko ubwo budehe uko byagenwe uko babaga badahari, bakagendera mu bimwe bya mbere bya kera. Iby'ubu ntibarasohoka ngo tumenye ngo bamushyizeho nta nahazi, niyo mpamvu barabona ngo ndi mu cyiciro cya gatatu ngo ntabikwiye. Ni ukuvuga ngo ntibaba baje, nicyo kintu cya mbere cyumvikana ko kibyica. Valente umwene igihugu arakoze, ariko icyumvikana ni uko muri rusange ntabwo abaturage babisobanukiwe. Reka twumve gitifu ukomereza aho wari ugereje aba ariwe twiganirira. Murakoze Elias, ngira ngo sindi bwemeranye nawe ko abene gihugu icyo kintu batakizi. Turi muri demokarasi, turi muri demokarasi dukoresha amatora. Yego sibyo abemeza yuko ibi bintu mu midugudu bitaganiriwe, sibyo. None se gitifu ya komisiyo y'amatora urumva byashoboka? Ariko giti reka dukoresha ukuri, ibyo byose bivugiye aho mwabibonye. Umwene igihugu hari yavuze undi aho undi ariko ntibarangiye. Reba uyu mukecuru ngo ari mu cya gatatu. Icya gatatu suri akorera umushahara. Jean Paul ngo ari mu cya nanjye nicyo cyanyobeye. Akorera umushahara. Jean Paul ngo ari mu cya gatatu. Kuko nibo aha niko bimeze. Ikigaragara cyo nuko bashobora kuba batarisobanukiwe. Ntabwo baratandukanya ibyiciro bya cyane n'ibyo uyu munsi. Ikigaragara giti ngira ngo wabihakana wabyemera birumvikana ko imyumvire iratandukanye. Fata umwanya ubibasobanurire. Ariko yes nicyo nashaka kugira ngo giti ubutumwa mbere yuko ubonye ko abaturage bawe batabyumva kimwe mu masegonda make bawo ubutumwa ku bijyanye n'ibi byiciro by'ubudehe. Nabanza nkashima yuko bigaragara ahubwo yuko hari ababyumva. Ni fashanyigisho buriya dufite izatuma babisobanurira n'abandi. Narebuze kubabara iyo nta n'umwe babiri batatu uza kuvuga ati ko ibyiciro biteye turabizi. Icya mbere ni ukubanza kumvisha abenegihugu ko ibyiciro bya mbere
biriya birindwi byariho kugeza kuri uyu munota nibyo tukigenderaho. Iby'ibyiciro bya kabiri bishyashya biriya bine mube mubyihoreye, ntibiremezwa, nibyemezwa tuzabibatangariza, dusohora impapuro nyinshi kuri buri mudugudu, tubahe amakopi, mugende buri wese amenyeshwe icyiciro mwamushyizemo. Ibyo ntibisobanutse, mwamushyizemo mwebwe abenegihugu. Hanyuma ku byiciro ntabwo ndi busubire muri criterias z'uburyo ibyasabwaga. Ikibazo cyajemo RODA, kiriya kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere, hari ibyasabwaga kugira ngo umuntu ajye mu cyiciro cya mbere, cya kabiri, cya gatatu n'icya kane. Emile yabisobanuye neza, nanjye nari nabigarutseho. Ariko amakuru agezeyo, uyu murenge mu rwego rw'igihugu wari umurenge pilote mu karere ka Gisagara, mu mudugudu wa Butare na Mihigo niho bagiye gukorera iryo geragezwa. Amakuru rero yageze muri RODA, aho agarukiye hari ibyagiye bigaragara yuko ya makuru yatanzwe atajyanye n'ukuri. Urugero ndarubaha, barabazaga ikibazo cya mbere bati ufite inzu, umwenegihugu akavuga wenda ngo inzu ndayifite, akagenda asubiza ibibazo ku mwishu. Murabona akwiye kujya mu cyiciro cya kangahe? Bagashyiraho ngo akwiye kujya mu cyiciro cya mbere kandi afite inzu. Tayari ikoranabuhanga ryaraje, hari uburyo bashyize muri iyo mashini isoma ayo makuru wagiye usubiza. Ya mashini yareba ibyo wagiye usubiza, yareba n'icyiciro bagushyizemo, imashini ikavuga iti uyu muntu turabona iki cyiciro arimo kitajyanye n'amakuru yatanze, ahubwo yakabaye ajya mu cyiciro kindi. Muri kubyumva? Badusaba yuko bazabitugarurira ahari ibyo bibazo bigasubirwamo. Ubu rero nicyo tugiye kujyamo nyuma y'iki cyunamo, kugira ngo abagiye bagaragaza amakuru atajyanye n'ibyiciro barimo bisubirwe. Ubwo ni yaduhishirane se, njya numva bavuga inaha. Aha, hashyirwa bavuga ngo cyitwa duhishirane. Icyagaragayemo rero nacyo muri gushyirwa mu byiciro ibi bine bishyashya, twagiye tugira imidugudu. Urugero, umudugudu wa Gitwa mu kagari ka Mukiza, abenegihugu bose ingo zisaga 100 baragiye bishyira mu cyiciro cya mbere bose, uhereye no ku mukuru w'umudugudu, uhereye na komite y'ubudehe mu mudugudu, bose bajya mu cyiciro cya mbere. Ubwo ni ukuvuga ngo babe mu mudugudu wa Gitwa nta nzi haba, ntibarya, mu by'ukuri aho hantu ni barara ku gasozi, ni muri pariki, baba ku gasozi niba banahari. Ayo makuru noneho wagenda usoma ibindi bibazo hasi, ukabona yaribeshye, avuga ko afite inzu, ko anarya wenda bigoranye. Imashini se ko tureba yavuze ko afite inzu, hasi bashyizeho ko ajya mu cyiciro cya mbere gute? Ngiyo duhishirane, twese twigire mu cyiciro cya mbere, noneho tuzishyurirwe mitiweli. Niba mwanakurikiye neza, wagiye wumva bagaruka ku ijambo, ayo mafaranga wayakurahe? Nari nteze ko abanyamakuru muza kubabaza ngo ariko ayo mafaranga nayiki, ntawigeze abibabaza. Ariko wasangaga batubeshya ntayo bafite, bashakaga kuvuga ngo ko ndi mu cyiciro cya kabiri. Nyeberwa n'uwababwiye ariko Giti, ubundi ntibishoboka. Erega ndi hano ndi kumwe n'abenegihugu hano, ntabwo bishoboka ko umuntu ashobora kujya, bose bashobora kujya mu cya mbere. Niba ariko bimeze, cyangwa nawe ntushaka kwerekana ko umurenge wawe ufite ibibazo bya mikoro, utangira ikiganiro bakwibwiriye batubu turakirigita ifaranga, nibo babikwibwiriye. Iyo baza kumenya kuri bubaze ikibazo cy'ubudehe cy'ibyiciro, ubanza bari buvuge bamwe, si bose, hari abafite ukuri, hari abari buvuge bati turakennye, bazi ko wenda uri bunahindura ibyiciro by'ubudehe bunona. Icyo rero nashaka kuvuga, nta wababwiye ngo leta izishyurira mitiweli, twagiye tugira na kesi z'abarimu
ndabyemera bahembwa amafaranga atari menshi, ariko ugasanga umwarimu arimo arakompureninga, yohereje mesaje ku karere ngo njyewe ngo bashyize mu cyiciro cya gatatu ngo kandi mfite umwana ngo wiga muri kaminuza. None se ibisabwa kugira ngo ujye mu cyiciro cya mbere cyangwa icya kabiri kutabikwije, uragira ngo ujye mu hajemo yuko umukozi wa leta ukorera umushahara ari bujye mu cyiciro cya gatatu. kandi yego Valentine, mwebwe muri kuri tere mubana n'abaturage nk'urwo rugero utanze rw'umwarimu, iyo murebye mubona biriya byiciro babahaye bijyanye n'amikoro bene igihugu bafite koko, ku buryo nta mwarimu ushobora kubahembwa amafaranga gutya bikitwa ko afite umushahara ariko mukamushyira mu cyiciro cya gatatu, nanjye ndimo kandi umushahara wanjye ukubye inshuro 10 uwo mwarimu. Erega Valentine, mwebwe murebye ese ntago byaba ari ikibazo cy'amabwiriza yaba aravuye hejuru bakabaza bati mushyiramo abantu namwe mukajya mureba muti runaka afite umushahara mugahita mumutira mu cyiciro cya gatatu? Erega Valentine, hari umwene gihugu watangiye avuga ati kwigira ni ijambo dutoye vuba ariko ni ryiza. Nidukomeza kuvuga ngo umuntu wese afashwe, ni hahandi n'ubundi igihugu nacyo kizahama muri ya nzira yo guhora dusaba. Ubushobozi bwa mwarimu ni buke, ndabyemera, umushahara wiwe, ariko uko biri araruta wa mwene gihugu we utabona nayo make mwarimu abona. Tukavuga ngo uko tugenda dutera intambwe, kuki umubare w'abantu utagenda wigira imbere uko tugenda twishobora ngo tugende tugaradiwetinga nk'uko wawundi yahoze akubwira ati njyewe ndi mu cyiciro cya kangahe ariko ndashaka kukivamo graduation. Ariko giti yo graduation uvuga reba kuba uri kumwe mu cyiciro kimwe na mwarimu giti ndurumva atari ikibazo. Niko munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ufite imodoka na mwarimu utaragura igare, mwese muri mu cyiciro kimwe. Elias, ibyo uvuga nanjye nkubwiye ibibazo mfite. Ndabizi ubu abande bamura bamutigitifu n'umukire, ariko barokore nibo bajya bavuga bati nzakagendana nanjye buriya kredi ndagendana nayo, niyo ukwezi kwashize ntago nirwa njya kuri kode kuko nta gisigaraho. Uko rero biri mureke abantu tujye tumenya no gucuka duharirane, n'ubundi nitwe bivamo. Abantu bemere rwose, mwarimu yemere babashyire ku list imwe neza. Ariko Elias, ariko nawe uri ku list imwe na ministry, nanjye ndi kuri list imwe na ministry. Ubu nawe wakwegera wamubwira amarira yawe, wasanga ndi kuri list imwe na deputy, sibyo? Ariko se birajyanye, byo birajyanye. Nuko bitekereza ubushobozi bw'igihugu aho butuganisha no kwigira, no kubitekerezo. Ariko nanone tudakuyeho ko leta ifite inshingano zo gufasha babandi koko bigaragara bababaye kurusha abandi. Ariko ubundi giti, ubundi ko ari nawe hagarariye inzego z'ubutegetsi bw'igihugu aha, ubundi bakongoreye ibyiciro bigamije ibyiciro by'ubudehe ni ibidufasha gukora igenamigambi ry'igihugu. Aho bihurira na za mitiweli bari kuvuga aba bakecuru no kwishyurira abana mu mashuri. Ibyo nabyo byazamo kuko biri budufashe kubona ngo icyiciro cy'abatishoboye cyane barangana iki, ariko biri budufashe no kubona imibare yo kuvuga ngo abakorera leta nabo barangana gutya, sibyo? Abafite aho kuba barangana gutya, abatahafite barangana gutya, abarya gatatu ku munsi barangana gutya. Ryagena n'igambi ry'igihugu rize kubona aho rihera rigendeye kuri iyo mibare yaturutse mu byiciro by'ubudehe. Ikibazo rero gifite abene gihugu cyangwa kwa guhishirana abene gihugu bafite, baravugaga bati aha anshyira mu cyiciro umwana wageze mu wa gatandatu nk'abana baza bakorera 2 hano, hanyuma ejo bundi nzamurira iki muri kaminuza. Ubwo siho batangiye baceka bati nishyira mu cya kabiri ejo bundi nkazahura n'ibibazo nk'uko bahuye. Hari imidugudu byabayemo, urimo ufite umwana akaza akababwira ati rero tugize amahirwe yo gushimashima kuri ibi byiciro, mureke tubyaze umusaruro amahirwe tubonye.
njyewe murabona abana banjye bakeneye kwiga, namwe murashaka mituweli, nimureke twese tujye mu cyiciro cya mbere, umwana wanjye azishyurirwe kandi namwe leta izabishyurira mituweli. Abaturage bati aho, bose bagahita bishyira mu cyiciro cya mbere, ati ubwo mituweli ndayibonye birarangiye, nanjye umwana wanjye agiye kwiga. Eliya, reka ibyiciro by'ubudehe tubiveho, ariko iki kintu cyenda gusa n'andi makuru mfite yo muri uyu murenge wa Mukindo, yuko abaturage b'inaha abantu bafite ibyangombwa by'ubutaka bazamura. Umuntu uzi ko afite icyangombwa cy'ubutaka ngo ni mbarwa, uretse bazamura nababara 3 4 5 7 12 bonyine. Naho ndebe abandi byagenze bite? Niko kubera iki mutandikisha ubutaka? Abandi byagiye ngwino umbwira impamvu udafite icyangombwa cy'ubutaka. Giti burutse utagifite ari kubera iki mutandikisha ubutaka? Mbere uwo mugabo yirize kubera iki? Muhiko haguruka. Witwa ndamazina? Amazina yanjye nitwa Mbonigaba Samuel. Yego Samuel, egereza mikoro ku munwa ariko. Oya, muri uwo murenge wa Mukindo umudugudu ni Mutondo. Ni ukuvuga ngo ntago ari njye mukuru w'umuryango, ariko nakabaye muhagarariye. Uko biri kose icyangombwa twarabaruje isambu, turangije icyangombwa turakibura, tujya no ku murenge icyangombwa kirabura. Batwohereje kuzajya ku Gisagara ku karere ariko twabuze tike. Kuva hano Gisagara ni amafaranga ye? Cyangwa ari urugendo rungana iki? Kuva hano ujya ku Gisagara ni amafaranga 5,000. Ariko uravuze uti twabuze cyane, reka twumve mureke twumve. Mwarabaruje ubutaka bwanyu? Twarabaruje n'abandi mwari muturanye? Bo barabibona mwe ntimwabibona? Isambu yacu bwari ubucago noneho tuyibaruza nk'umuryango. Muyibaruza ari imwe? Muyibaruza kuri nde? Tuyibaruza ku mukuru w'umuryango ari we data wacu bita Bucuma. Namwe mugendamo musinya hanyuma turangije icyangombwa twarakibuze kugeza bababwiye ko cyagiye? Ntago bigeze batubwira aho cyazimereye. Cyangwa mwarayigurishije? Ntago twigeze tuyigurisha. Wagiye ku murenge se? Ku murenge twagiye. Bakubwira? Baratubwiye ngo ntago icyangombwa cyanyu kiri hano. None ubu wabuze 5 byo kujya Gisagara? Twarabibuze. Ndashaka abantu batubwira impamvu mudafata ibyangombwa by'ubutaka cyangwa se mutabifite. Habaye iki? Ndagifite, ndabifite. Uragifite? Ndabifite rwose. Nta kibazo ufite? Nta kibazo ufite. Ibintu nta mpamvu? Nta mpamvu. Okay. Aho icyo nagira ngo mbivugaho mu baturage habayemo ubunebwe bwo kutitabira gahunda leta yari yatanze. Bitindamwe aho mu tugari niho byari biri. Naho ibindi byo kwirirwa bavuga ngo ba executive ngo ntago ngo babimye intuza, habaye ubunebwe bwo kutitabira iyo gahunda. Mureke iki kintu tugisoze twumva executive. Icyo rero mwari mwambajije kijyanye n'ubutaka n'ibyangombwa by'ubutaka nibyo Sabimana yarabivuze neza. Twashishikarije ababene gihugu gufata ibyangombwa by'ubutaka. Byari muri buri kagari, Runyinya, Nyabisagara, Gitega na Mukiza, babibasangishije iwabo. Imbogamizi imwe nabonyemo nuko basaba yuko kwishyura bajya kwishyura kuri banke populaire iri mu Migina. Mu byifuzo byacu twasabaga yuko baza bakishyurira kuri sako hano iwabo, ntibakora urugendo rwo kuva ahangaha ngo bajye mu wundi murenge ku birometero 10 agiye kwishyura ya mafaranga 1,000. Iyo ni imbogamizi imwe. Imbogamizi ya kabiri, ntago abene gihugu bose baza agaciro k'ubutaka. Ntago bazi ko kuba ufite kiriya cyangombwa cy'ubutaka ari bwo ubufite isambu yawe. Ibyo rero nibyo tubashishikariza, dukoramo ubukangurambaga kugira ngo bumve agaciro kawe. Hari n'uwambwiye ati isambu se ko nyifite icyo gipapuro ni iki cy'ubundi, hari uwenda kuza kumbuza guhinga isambu yanjye ko nyifite. Tukabashishikariza rero yuko kuba ugifite wagitangaho n'ingwate muri banki, ukaba wabona inguzanyo muri banki kugira ngo witeze imbere. Ibyangombwa rero kiriya kigo gishinzwe iby'ubutaka baraje dukora campaign yabyo, ni ubukangurambaga kugira ngo baze kubitwara. Bamwe barabifashe, ariko ubu noneho uyu munsi wa none
ibyangombwa byose barabijyanye ubu biri i Nyanza. yagiye gukora iki Nyanza? I Nyanza babijyanyeyo kubera ko banze kubifata ku ntara, ahari ibiro by'ubutaka ku rwego rw'intara nibo babifite. Uyu munsi wa none ubwo wagikenera no guca mu biro by'ubutaka ku rwego rw'akarere, wishyuye na ya mafaranga ugomba kwishyura kuri banki, ukajyana gitansi, hanyuma umukozi wo ku rwego rw'akarere akajya kugigusabira ku ntara i Nyanza kikazabona kugaruka. Kubera ko byari ahangaha batabyishyura batabijyana, bakaba bati dushobora no uburyo umutekano wabyo biri mu tugari hirya no hino bishobora kwangirika, baravuga bati reka tubijyane bijye kubikwa ku ntara. Ariko banyuze ubwo muri iyo nzira, cyangwa umuntu akaba yakongera akakora ubuvugizi andi mahirwe ya nyuma, niba ariko nayita y'uburyo byakongera bikagaruka bikaza ahangaha, ariko noneho nabo bakumva yuko ari imodoka ibizana, ari abakozi baza kubibaha, ari amafaranga nanone abahangirikira, ntibongere gukina n'umutungo wabo bakaza kubifata. Ese giti birumvikana ko bene igihugu wenda barangaye, ubu hari nk'icyo nakwita amahirwe ya nyuma nyine, kuko urumva wabuze itike y'Igisagara, niba bizanamusaba kujya n'i Nyanza ku ntara, noneho azakireka burundu. Hari ukuntu umurenge utekereza ko uzabafasha cyangwa gusaba ikigo cy'ubutaka kuza hafi wenda umunsi umwe 2-3. Nicyo narimvuze nti ni ubuvugizi, nicyo kitubesheje, turi abakozi babo. Ubwo n'ubundi twakomeza tugakora ubuvugizi, umukozi wari ubishinzwe mfite nimero ye, naza kumuhamagara, n'ubundi turahura aho bakoraho muri Fonerwa, dukorana n'abinama bari benshi, umuntu akaba yabamenyesha umwanzuro niba ariko umuntu nkeka ko bishoboka gukora ubuvugizi bikaba byakongera bikagaruka. ngira ngo utaragenda hari akantu kajyanye na none ibyangombwa by'ubutaka. Hari abaturage, hari abene igihugu bavuye ajyane muri ntuye nabi bakaza gutuzwa ku midugudu, bagasabwa ko bagomba kumvikana naho bafashe ibibanza mu midugudu. Abo benshi muri bo nta byangombwa by'ubutaka ngo bafite. Byatewe n'iki? Ibyo nabyo ni ya myumvire usanga y'abene gihugu, si naho gusa, hari naho ugera ugasanga umuntu yaguze n'undi ubutaka bakandikirana ku rupapuro rwo mu ikaye, hanyuma ngo abayobozi baho bakabiha umugisha ngo ubwo bugure bwabaye. Ndagira ngo nongere mbibatangarize ko ubwo nta bugure burimo. Ubugure bwemewe ni ubukorewe imbere y'umukozi ushinzwe iby'ubutaka ku rwego rw'akarere. Abo rero nabo mu kujya gutura ku mudugudu, ariko giti naho reka tubasobanure. Ubu uriya muturage Jean Paul wifitiye akantu kangana gutya, azajya kugura na Valente, batege bajye Gisagara. Niko bimeze. Akantu k'amafuti k'ibihumbi 20-30. Itegeko riravuga ngo nta witwaza ko atamenye itegeko iyo ryatangajwe. Ese nta mukozi w'ubutaka uba ku rwego rw'akarere? Ku rwego rw'umurenge ntawe turagira, ariko amarokritoma yari yarahagaze, minisiteri y'abakozi ba leta yatanze uburenganzira, natwe bagiye kuduha umukozi ushinzwe iby'ubutaka ku rwego. Ariko se nk'umuyobozi w'umurenge ureberera bose, urumva aho hatarimo ikibazo, ahubwo nawe ukeneye gukorerwa ubuvugizi. Ariko ntago nanone umwene gihugu watavunika, ntago nakuraho itegeko cyangwa ibwiriza rihari, kubera yuko ryafashwe n'urwego rubifitiye ububasha. Ngewe icyo shinzwe ni ukurishyira mu bikorwa, ariko nkakora n'ubuvugizi, nkagaragaza izo mbogamizi zirimo zo kuba biri kure, aho kuba decentralize biri centralize ahubwo, kuko babizamuye. Hanyuma icyo Valente rero yarambajije mu kujya gutura ku mudugudu uko bagurana, uhaye umwe ikibanza akamuha ingurane hahandi hepfo, ubwa butaka yamuhaye bakabaye bajya kuri biro y'ubutaka ku karere guhinduza, kugira ngo bwa butaka bwandikwe kuri wa wundi ubufite. Ni ikibazo rero nacyo cy'imyumvire no kubiha agaciro. Ahubwo nge ndabona ari ikibazo cy'uko abaturage bakora urugendo rurerure rwo kugira ngo bakore izo transfer. Nibyo byakabaye byiza yaba byakorerwaga ku rwego rwa buri murenge,
bikava ku rwego rw'akarere bikamanuka bikaza ku murenge, byaba ari akarusho bigiye no ku rwego rw'akagari ndetse ku buryo bikorerwa iwabo badakoze izo ngendo, kuko kuva aha ngaha ugera ku Gisagara hari kilometero zirenga 30. Giti reka rero mbashimire cyane kuba mwemeye ko tuganira muri iki kiganiro cyacu. Abaturage b'umurenge wa Mukindo, abene gihugu, mureka dusoreza aha ngaha ikiganiro rw'abaturage n'abayobozi tugisoreza aha. Isomo nkuyemo ni urwego tugezeho rw'imiyoborere, aho abene gihugu nabo ubwabo uyu munsi babasha kwishimira ibyo bamaze kugeraho, ndetse bakagaragaza n'ibyo babona bibazitiye mu iterambere iwabo, atari ukuvuga ngo ni gitifu noneho uri buze kutuvugira umuriro, uri buze kutuvugira amashanyarazi. Nibo bagenerwa bikorwa b'ibyo, nibo babikeneye kurusha nanjye w'umuyobozi nk'abanyamukindo barabishaka babyivugiye. Biragaragaza rero urwego abene gihugu nabo bagezeho mu kumenya ibyatuma iterambere ryabo ryihuta. Ikindi ni n'ukuri kugaragara uko batanga n'amakuru, nabyo nibyo kwishimira. Atavuga ati ubwo gitifu ahari sindi buvuga ibi ngibi, akavuga bati ibi biragenda, ibi ntibigenda, turifuza ibi ngibi, batishisha abayobozi. Ngira ngo ari nka kera mu buyobozi bwatambutse bwa mbere ya jenoside, nta muturage wagahagaze hariya ngo avuge ati executive ibyo avuze sibyo, ntago byashobokaga, ariko arabivuga, ni uburenganzira bwe, ni ukwisanzura, ubuzima bugakomeza. Numva rero ahubwo umuntu yasaba ngo ikindi natwe buriya hari aho biduhwitura, hari aho baba bakomye, dushobora gusanga hari inguni twe tutageragamo, noneho ukavuga uti hariya ariko ko aha bahavuze, umuntu akwiye kuhibanda akaba yashyiramo agatege. Gutegurira ibiganiro ni ukugira ngo tugerageze gufasha abayobozi n'abaturage kuganira, cyane cyane abaturage bakagira uruhare mu bibakorerwa, gahunda ziza kubafasha kugira ngo batere imbere bakaba bagize uruhare, aho batarugize bakabyerekana, umuyobozi agasobanura wenda ikibazo cyaba cyabayeho. Icyo kintu ndumva cyabayeho ahangaha. Mwabonye ukuntu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukindo yaganiraga n'abaturage, umuturage akavuga ikibazo cye, executive akaza agasobanura, aho abaturage batabyumva neza akagerageza kubaha amakuru uko ibintu bikorwa. Ngira ngo icyo ni ikintu gikomeye cyane. Mwabonye ko baganira nk'abantu babana bareshya, ntabwo ari cya kindi noneho cyo kuvuga ngo umuyobozi araza atanga amabwiriza, umuturage ayashyire mu bikorwa, yayishimira atayishimira. Icyo kintu ndumva ari ikintu cyiza kandi kiri mu ntego twe tuba tugamije. Ndumva navuga ko uyu munsi rwose wagenze neza uko bikwiye.